Kirama yo uriya muvandimwe navuze haruguru sibyo abantu benshi cyane bamaze gukomplaininga bro, yemwe n'abahungu bagiye bamunyura mu maguru urumva barakomplaininga. So uri umuntu mukuru, ibyo nakubwiye wabyumvise, jewe rwose nanatanga contribution ya parufe yanjye urumva. Urabizi Kiramani nago ngiye navuga uwo mukobwa, ariko Kiramani afitemo abakobwa babiri. Man, ikintu cy'isuku nta kintu bafataho. Ako mubyumvira muka Iwo ya nago tubyumve apana muri filime iyo basohotse baje kurya show. Ari ukuntu tubyina, ari ukuntu umuntu ashyiramo amapiano. None urabona ko iyo harimo amapiano ubudunda dunda akuye akagenda kaza. Rero hari igihe bita byanga. Ni bande? No Kirama. Zabakubwiye. Kiramani we. Ako nyambo zamugura agaparufe Kirama. Ari ukuntu abantu abantu bakomplaininga. Ugomba Kirama. Ikintu mvuze niteranya reka nicecekere. Hari n'uwundi mana we yaranyigereye ejo bundi namubonye ku kazi mbega gahuyu Kirama yo akantu Dumba arambujije wenda ngo sinkomeze sibyo berereka ariko reka nkubwire sibyo umva nkubwire mbabara nkubwiza ukuri niba hari ikintu cya mbere kigayitse kibabaza gishobora guca umuntu intege ku buryo n'ikintu yaraje kukubwira udashobora kucyumva ni ukuba umwana w'umukobwa yaje ari mu kabari yagucaho kumva akantu njyewe kandi uwo muntu ukaba usanzwe umubona ukabona ni umukobwa w'umusirimu ari njyewe umva Bria singiye kuvuga izina ry'uwo mukobwa, nari kumwe na K-John, ndi kumwe na Karufani n'abandi na Bahati Makaca urumva twicara ahantu n'umukobwa aza kuza kuyicara iruhande yambaye bwa bukanzu mujya mwambara bugufiya bro. Mu maguru ye haturutsemo akuka gashyushye urumva ariko nkagira ngo ni igisamake kiri kuvayo cyapfuye bro. Reka nkubwire kamfata ijambo. Abakobwa bajya mu mihango. Oya umva ntubeshye ndi hano. Imihango rero nk'ubu iyo uri kuri set katuvuge kwa Kiramani abara abakobwa benshi iyo muri kuri set sibyo andere baragiye baragukinishije urahagumye katuvuge nk'ikintu cy'iminota 40. None se ntabwo ufite baga watwaye izindi padi skusetsa wowe mani biragufatirana mani kandi uri umukobwa urabizi mani ko ibyo iboro byagufatirana. Oya Dumba reka n'abakobwa bari aho ngaho ntabwo babura n'ubundi ibyo binuze ibyo biboro. Reka umva nkubwire Dumba abakobwa biyitaho ku buryo usanga mu masakoshi yabo baba bafitemo ama wipes urukumva baba bafitemo utuntu n'utundi none yaziyuka ari no muri ibyo bihe bimeze gutyo ubu usanga afite nk'amapadi nk'atanu yose yagendanye buryo nyine buri kanya buretse gatoya buri kanya bari kujya kuri toilette akitawaza akongera agahindura buri kanya bajya kuri toilette akitawaza agahindura ahubwo ako si umuntu uri kumamagara arambaza iki umva kugira ngo umuntu agere kuri iyo level we aba iyo kugira ngo akokuya rubanda rukumbe we ntago yiyumva uzise Bria umva wowe umuri unyarikira ngo nimuhereze nimero zanjye nanyandikire DM nzimuhereza reka ko Bria abakobwa benshi urikumva abakobwa benshi uko namaze kubibona ava kwa Jamata akarabye urumva ahubwo avuga ngo nta nubwo bazi kwitawaza neza ikindi bagenda urabona bano bakobwa mu matwarete menshi yo mu bubari ntago habamo amazi bisaba umuntu uzi ukunda isuku kuba yagura amazi y'igihumbi cyangwa amazi y'ibihumbi 2 ayajyane muri toilette agende kwitawaza ugasanga ijoro ryose umuntu arimo arikoresha igipapeje niki ajya kugera mu gitondo akibyina piano rimwe mwitahira nibyo nkubwira ubundi buriya Dumba yego buriya umusundi bisaba kuwukurugutura bro. Kinacyo
Mana. dore ukuntu hano bari kwandika ngo se Dumba ngo ujye ujya mu mihango kuko ndi kumva ngo birusha Brian. Ariko mani njye bano bakobwa narababwiye nuko ahubwo baba batazi amafarumasi ibyo bintu babiguriramo. Hari imiti bafata bagashyira mu mazi ashyushye, uri kumva iyo miti noneho rero bakagira bashyira amazi ashyushye bakayitawarisha. Nuko hano ndyamye itara rijimije bakayitawarisha. Noneho hari n'iyindi mbere yuko ujya kuryama Liliose hari ukuntu akumenyereyemo ajya reka guteranya buretse gato reka musomere ibyanditse ni ibintu yanditse muvuye uwo Liliose se turaziranye umva se nkubwire aranditse ngo umva ngo buretse gato aranditse ngo urumva ati Brian subu yavugira abakobwa koko nta mpuwe adufitiye. oya sha ngenda zibagirira nese nge sindi umukobwa sindakakobwa arimo uzi icyo ashatse gusobanura se wowe yerekeraho urumva ashatse gusobanura nge nk'uwo Liliose nubwo naba ndi ibyana rwose ntacyo naba ndi gutoraho ariko nanjye mukunda mukubaganiriza nk'abakobwa bagenzi banyu ndi umukobwa mugenzi wanyu mba ndi kubabwira kugira ngo mwumvireho nyine baganire nk'abakobwa reka nkubwire je ntabwo we na mudimwe ni ukuvuga ngo rero umuntu bita Liliose buri ibintu ashatse kuvuga ariko ko abantu bose bakomeje kuvuga ngo tuberereke turava aha ngaha tuvuze kuri mbe ngaho baga abantu bose baravuga ngo tuberereke turarangiza live nta muntu tuvuze. maze rero njyewe ikintu kinangaza usanga ibikobwa bibi aribyo byipanga akazi wamwumvise umukobwa wanjye kandi ukareba uwo mukobwa n'ubundi nubwo nawe koko waburiwe sha nta kintu waba ufataho nana bro uzabaze Dumba ubaze na Kasuku uzabaze bakubwire neza bagusobanurire bakubwire ngo ibi nibi namwe rega mujye mureba ntimucuruza ntuteye neza ntusa neza nta gahumuro nta gaparufe ntaki warangiza ukajya guhagarara numvanga bakabona nta muntu ufitiye ubusubu nazigira nawe nazikugira. wamwumvise Brian wowe Dumba wamwumvise kumanyo wamwumvise aravuze ngo icyo Brian ashatse gusobanura ashatse kwerekana ko Liliose ngateye nk'umuringoti papa ntabwo ngiwe Liliose munsi ntabwo turahura pe twarahuye naramubonye ntabwo muzi pe ahita baka direct. oya mani hari abantu baza bakishyiraho bakavuga ngumva ng'abakobwa wareba uwo muntu uri kuvuga ngo abakobwa ukibaza se uyu nawe ni umukobwa ra ubu ugiye kwitaka umukobwa nawe namushyira Brian nicyo kintu umukundira ameze nkanjye nawe zivaho vuba ni ukuvuga ngo waya nkozemo uri kumva systeme electrique yanjye Imana yanshyizemo ishobora kuba ihuye n'iya Brian ni ukuvuga ngo iyo umenyereye gato nkabibona jewe nkabyanderstanding zihita zivaho zirasota ziguruka na electrogaze buriya kugira ngo bazaza n'umuntu uza kuziguhagarika. nibyo nakubwiye wowe ujye uvuga ku muntu buriya reka nkubwire byakorohera kuvuga ku muntu mumajije guhura kuganira mumajije kuba muri kumwe wenda mumajije no gusangira ukavuga ati umuntu ariko namufataho ijambo kuko naramubonye twarasanze sibyo. ariko se iyo ugiye kuvuga niba uwo ngo uravuze ngo ni umuyemusi niba ari umuyemusi ndi umudije ejo wenda mamuzanahurira no mu kazi sibyo. ariko iyo uri gufata ijambo ku muntu mutarahura mutarasangira ngewe uzabaze je ngewe na genge yanjye y'abakobwa tugendana yaba bibaze Dumba na mana bejya we kandi avuze ngo nta n'umuhuri urivuga ngo ntaho bahurira nyine nabo aravuze ngo nagakunda amatiku ngo ariko uko biri kose ngo nta n'umuhuri na Brian
utaratuma wa mungane wa Brice ngo zarihunguye zicara ku ntebe nibyo pe. Ngiye kuguma mbwera nsange nkererewe mu kazi k'abantu mva ndagatangira mu kanya kuko tukorera kwa kimwe dukorera ahantu ariko kira ngo uyu ujye kudusupport ngo umunsi turakorera kwirebera cyane ni hafi yawe. Kiramani nawe ni scam. Aho Kirama urabizi ko dufitanye amasezerano yo kutanyataka. Umva se wase wamaye nk'ibihumbi ijana aho ngaho mwana ngo mushirireho uzaya mwaka kuri 22. Kirama afite ibiceri ntabwo ajya yiburira. Je urabizi aho yinjirira Kirama umwari Raisa basobanurire ariko je hari akantu mwaningiye kubabwira mwankiriye mutaragenda kwataka mutarataka Lilioza. Mbabwira ati hari ubundi buryo atari ikibada ariko kwakira haba hari abahungu benshi bavanze n'abakobwa. Urabizi Kiramani ntago ngiye navuga uwo mukobwa ariko Kiramani afitemo abakobwa babiri. Man ikintu cy'isuku nta kintu bafataho. Ako mubyumvira mu kabari. Iwo yanago tubyumve apana muri filime iyo basohotse baje kurya show hari ukuntu tubyina hari ukuntu umuntu ashyiramo amapiyano none urabona ko iyo harimo amapiyano ubudunda akuye akagenda kaza rero hari igihe bita byanga no Kirama zabakubwiye Kiramani we none ngiye buriya ngende sensitive ku kijya baramuhamagaye urumva wakira njyewe abantu bakubwira ngo nimbahereze plot tugende ni live kuri Instagram tugende Juru Park arebera umuntu uri bumbane Juru Park abakobwa bari bwinjire Juru Park abakobwa bose bari bwinjire Juru Park baranywa shot ku buntu baze bahumura ariko bambabarire ndabinginze bazi bahumura ariko no mani ibaze je babara ngubwira ikintu kimbabaza muri pharmacy harimo umuti harimo akantu kameze nka spray koza umusuru nakaboro ko mu kanwa bro buretse nakaboro ko mu kanwa bro ndi kwibaza kagura ngahera no muri Delix ndumva naratubonye bro ako kaboro kagura niba ari 3,000 niba ari 5,000 ako kaboro bro nakanu umuntu agendana nakanu gakwirwa mu mufuka nakanu gakurwa mu isakoshi ku buryo ugiye kuvugana n'umuntu nyine mugiye gura ngo muhite muvugana uhita ubanza ukagapriza mu kanwa ukagenda ufite impumuro nziza ariko hari igihe umuntu akuvugisha ukibaza se man ariko ndi kwibaza ko biterwa nuko umuntu abataza ahantu bagura utwo tuntu ugasanga umusore n'ipaka mu tuntu yabize Wiborosha neza yabicya n'ipaka cyo kugura ibyo bintu. Oya hari igihe ushobora kwiborosa ukamara umwanya munini utaravuga sibyo ukamara umwanya munini utaravuga wenda wajya kuvuga ukaba ari abantu rega baba bafite n'iyo ndwara ugasanga wenda arwaye amenyo abantu benshi barwaye amenyo ubusanga bakunda kugira impumuro mbi mu kanwa ariko iyo uzi ko ufite icyo kibazo nawe nyine ugura nk'utwo tuntu ukatugendana ku buryo igihe cyose ugiye kuvugana n'umuntu ubanza sureba ko hano bari kwandika ngo ukagura 1,500 ibaze ko kugura 1,500 n'udushikarete cyangwa se ukagura mentosi Kirama yo uriya muvandimwe navuze haruguru sibyo abantu benshi cyane bamaze gukomplaininga bro yemwe n'abahungu bagiye bamunyura mu maguru urumva barakomplaininga so umuntu mukuru ibyo nakubwiye wabyumvise igihe rwose nanatanga contribution ya parufe yanjye urumva ugiriye inama Kiramani nk'iyo Jackie yakiriye mu yango oya kitiranye ibintu cyitiranyije ibintu nacyo cyadumba